tugiye kubabwira babyumve babishyire ku mutima kandi babikurikize kubera yuko ni ukuri kwambaye ukuri. Yego, kuri kwambaye ukuri cyane, ubundi bakunda kukwambika ubusa. Urumva rero hari ibinyoma bitanu tugiye kuvugaho, tunabisobanura dutanga ingero rwose, barebe nibasanga mbabeshye bazatunyomoze muri comment. Yego, nibyo. Ikinyoma cya mbere, Einstein we yaravuze ngo kwiga ntibihagarara, ahubwo abantu bakeneye kwiga kurusha uko bize mbere, kuko twe twigisha ibintu ku ishuri batigisha. Icya mbere twigisha ubuzima, kwimenya no kumenya umuhamagaro w'ubuzima bwawe, ukamenya agasozi k'inzozi zawe aho uzahagarara ukumva uhumetse umwuka w'ubwisanzure. Icya kabiri twigisha ibijyanye n'amafaranga, ntaho babivuga mu ishuri, usibye kuba bakwigisha ngo project A, project B zifite source of capital imeze gutya, wakanda taking iyi, bakakwigisha kubara amafaranga y'abandi ariko ntibakwigisha kubara yawe. Yego, ubwo rero niyo mpamvu kwiga ntago bihagarara. Niyo mpamvu Einstein yavuze ngo if you stop learning you start dying. N'umunyarwanda yaravuze ngo kwiga no guhozaho. Kwiga no guhozaho. Iyo uhagaritse kwiga rero gutangiye gupfa. No kuvuga hari ikindi kintu mugomba kwemera. Abantu bamaze kumenya, iyo umaze kuvumbura formule y'uburyo amafaranga yikuba, ushobora kuyakuba inshuro nyinshi. Abantu bakumva ko ibyo byoroheye. Ariko nimba umuntu ari kukubwira ngo reka tujye muri iyi ntuza network marketing, ngo we winjiye maye ubona aya ngaya, ukumva uburyo amafaranga agiye kwikuba, uba wumva ari wowe muntu ufite amafaranga menshi wamenya amakuru nk'ayo ngaya abandi bantu bafite bataramenya. Ubwo rero iki ngiki ni ikinyoma cyambaye ubusa, kigomba gukosorwa no ku